Nongeye kubasuhuza bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, mwebwe abo dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu, aho muri hose amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye kugana ijambo ry'Imana nk'uko Imana idushyize ku mutima. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye Mana igira neza, wowe uduhaye umugisha wo kuba imbere yawe muri uyu mwanya, kandi ijambo ryawe tukaba tugiye kurisangiza ubwoko bwawe buritegera amatwi bose. Nyemerera dusabire umuntu wese uri buryumve umugisha w'Imana, kandi uri buryiteho wese rimubere imbaraga n'inkomezi mu rugendo turimo. Sabye umwuka wera kugira ngo atuyobore, adufashe, adukomeze muri ryo, kandi aduhe gusobanukirwa byimbitse icyo uvuganye natwe mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 30 kugeza kwa 37. Luka 10:30-37 aravuze ngo, Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigajeho gato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenari 2, aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwitura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo 3 ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, ni uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugire utyo, amen. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo rimwe rivuga ngo umusamariya mwiza, cyangwa se ukeneye umusamariya mwiza mu rugendo urimo. Haleluya! Ukeneye umusamariya mwiza mu rugendo rw'ubuzima. Imana idufashe kandi nitugire neza cyane. Biragaragara muri aya magambo dusomye ko iyi nkuru igaragaza umuntu wari urimo ugenda, kandi uyu muntu wagendaga yari afite ahava, yari afite n'aho ajya. Yari afite aho ava n'aho ajya. Icyakoza mu rugendo yarimo yaje guhura n'ibibazo bikomeye atatekerezaga, atibwiraga. Imana itugire neza cyane. Rero yahuriyemo na byinshi bikomeye muri urwo rugendo. Icya mbere, yahuye n'abambuzi. Icya kabiri, baramwambuye. Icya gatatu, baramukubise, bamusiga yanoze, bamusiga baye intere, barigendera. Imana itugire neza cyane. Hanyuma aza guhura n'ikindi kibazo gikomeye cyane cy'abantu bamwirengagije, kandi bakagombye kumugirira impuhwe, bakagombye kumugirira imbabazi. Uwa mbere ni umutambyi, uwa kabiri ni umulewi. Abo bantu bombi nabo mu rusengero, ni abantu bo mu nzu y'Imana yahuye nabo, cyangwa se bamunyuzeho ari mu kaga, ari mu makuba. Inyigisho y'uyu munsi tugiye kuganira, ndagira ngo twinjire mu rugendo turimo. Ntekereza ko aya magambo azwi n'abigisha benshi mu buryo butandukanye, bayasesengura rwose ukumva birasobanutse, ariko uko nyahawe ndagira ngo turebe uburyo muri uru rugendo tugenda ukeneye umusamariya mwiza, ari we wenyine ukeneye, ari we wenyine ugufitiye impuhwe, ari we wenyine ugufitiye imbabazi, ari we wenyine. Kandi uyu musamariya mwiza uvugwa nta wundi ni Yesu. Imana idufashe kandi nitugire neza cyane. Nta wundi ukeneye. Nongere nsubiremo ko uyu muntu yari afite aho ava. Bibiliya igaragaje aho yavaga, kandi igaragaje aho yajyaga. Igaragaje kandi ingorane yagiriwe n'abantu twakwita abapagani, abantu bo hanze. Baramukubise, baramwambura, baramuzahaza, bamugeza ahantu yenda gupfa. Nk'uko uyu mugabo yavaga i Yerusalemu agana i Yeriko, niko nawe cyangwa nanjye dufite urugendo rw'ubuzima twatangiye uhereye igihe twavukiye kuzageza igihe tuzapfira.
uru ni urugendo rurerure rufite ibirometero byinshi, rufite amakorosi menshi, rufite amasomo menshi, rufite byinshi umuntu yiga. Imana itugire neza cyane. Harimo ibyiza, harimo ibibi, harimo ibigoye, harimo ibiruhije, ariko byanze bikunze jyewe nawe urwo rugendo twararutangiye kandi tururimo. Birashoboka ko hari ibyo umaze guhura nabyo byagukomereye, birashoboka ko hari ibyo umaze guhura nabyo byakubabaje, hari ibyaba byaratewe n'abapagani, abo twita batizera. Imana itugire neza cyane. Bagukomerekeje, bakubabaje, bakuzengereje, bakuzahaje, bakwimye ibyo wari ukwiye, bafunze inzira kugira ngo utagira ibyo ugeraho, cyangwa se bakwambuye ibyo wakagombye kuba ufite. Imana itugire neza cyane. Mu rugendo cyangwa se mu ngendo nyinshi, buriya umuntu amenya aho atangirira akamenya n'aho azasoreza, ariko ibintu bizaba hagati nta muntu ubimenya. Imana itugire neza cyane. Nta muntu ubimenya, nta muntu umenya ibyo, nta muntu umenya ibyo azahura nabyo mu buzima. Ijambo ry'Imana ribitubwira iyo usomye mu Mubwiriza ibice 9 umurongo wa 12, haragira hati erega nta muntu uzi igihe cye, uko amafi afatwa mu rushundura n'inyoni nazo zikagwa mu mutego, uko niko abantu nabo bategwa mu gihe cy'amakuba iyo baguwe gitumo. Imana itugire neza cyane. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi wahuye nabyo muri uru rugendo, mpereye ku rugendo rw'ivuka ryawe ndetse kuzageza igihe uzapfira. Hari ibyiza wabonye. Uru rugendo rubamwo ibintu bibiri bikomeye. Ni ibintu byiza umuntu abona mu buzima n'ibintu bibi umuntu abona mu buzima. Imana idufashe kandi nitugire neza cyane. Mu gihugu cyacu uyu munsi ntekereza niba ari uyu munsi niba ari ejo tuzatangira icyunamo. Ni igihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibyo ni ibintu byabaye ku mugaragaro ku manywa y'ihangu, kandi bamwe muri twe bidutwara ababyeyi n'abavandimwe n'inshuti. Hari imiryango yazimye burundu, hari imiryango yashize isigarana abantu bari aho ngaho, hasigara imfubyi, hasigara abapfakazi, hasigara incike, ibintu nk'ibyo. Ibyo ni ibintu umuntu atigeze yibwira mu buzima, umuntu atigeze yibwira mu mibereho, ariko yabonye. Ndagira ngo rero nkubwire ko muri ibyo bibazo byose wagize, muri ayo makuba yose wagize, umusamariya mwiza witwa Yesu niwe wenyine ugufitiye impuhwe, niwe wenyine wakomora ibikomere wagize, niwe wenyine wagufasha mu byakubabaje, niwe wenyine wagukomeza umutima. Imana itugire neza cyane. Hari ababuriye ababo mu rusengero. Si gitangaza mwumvise uburyo umurewe n'umutambyi baciye kuri uyu muntu bakigendera. Hari abahuye n'ibibazo bikomeye, bangwa n'abantu bagiriwe neza. Hari abantu bahuriye n'akaga gakomeye mu nzu yitiriwe izina ry'Imana. Ngibyo bizabaye kuri uyu muntu. Hari abambuwe ibyabo, hari abakuwe mu byabo barabyamburwa. Mu rugendo rw'ubuzima habamwo byinshi, habamwo ibintu bikomeye cyane biba byubatse ubuzima bw'umuntu, kandi atabona aho acikira ayo mateka y'ibyahise. Icyo nshaka kukubwira ni uko umusamariya mwiza Yesu uramukeneye kugira ngo akomore ibikomere, uramukeneye kugira ngo agufashe, niwe wenyine wakurengera. Imana idufashe. Icya kabiri, nk'uko uyu muntu yavaga i Yerusalemu agana i Yeriko, nawe ufite urugendo rw'ubuzima, kandi witeguye guhura n'ibibazo byinshi muri urwo rugendo. Uru ni urugendo rw'agakiza. Urugendo rw'agakiza nshaka kuvugaho ni urugendo umuntu atangira amaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma yamara kumwizera, urwo rugendo rutangira uwo munsi. Umuririmbyi yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri jye. Urwo rugendo rutangira uwo munsi, kandi ruzarangira ari uko umuntu ageze iwabo w'abizera, ni mu ijuru. Muri uru rugendo rero duhuriramo n'amakuba menshi.
iyo umuntu agikizwa aba azi neza yuko ageze ahantu ibintu bizagenda neza gusa. Ugeze muri bene so, ugeze ahantu uzabonera ibyiza, wajya ubona abantu baririmba ukabona ni byiza, ubona abantu basenga ukabona ni byiza rwose. Ariko hari igihe bitaba byiza, hari igihe bitaryoha, ugahura n'intambara, ugahura n'amakuba, ugahura n'ibigeragezo. Bimwe bigaturuka muri bene so, bigaturuka mu bakuyobora, bigaturuka mu bakubwiriza, bigaturuka mu bo musengana, bigaturuka mu bo mukorana umurimo w'Imana, bigaturuka mu bantu mugendana, ndetse rimwe na rimwe hakaba n'ibiza bikuzengereza, bikugora, bituruka mu bapagani. Ibi byose bikaguhuriraho kandi bigenda bitagatinga ku kuba warizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndashaka kukubwira ko hari umusamariya mwiza witwa Yesu. Hari Yesu ugufasha, hari Yesu ugutabara, hari Yesu ukurengera, hari Yesu ukuba hafi. Imana ishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nongere nkubwire ko nk'uko uyu mugabo yavaga i Yerusalemu agana i Yeriko, nawe uri mu rugendo rw'ubuzima bufite ibibazo byinshi, ariko Imana ikabiza ibibazo byawe, kandi uko bukeye n'uko bwije yohereza ubufasha bunyuze muri Kristo Yesu. Imana idufashe kandi nitugire neza cyane. Haleluya. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 5:6 n'uwa8. Hagira hati, tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye ko kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkaswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana nitugire neza cyane. Rero ndagira ngo nkwibutse ko mu bibazo byose ufite ukeneye umuntu ugufasha, kandi nta wundi muntu ugufitiye impuhwe zikwiriye usibye Kristo wenyine, usibye Yesu Kristo umwami w'abami gusa. Haleluya. Nshuti yanjye, mwene data, ibibazo byinshi ufite bikugoye, bikuruhije, ubona byagusumbye, bisumba ukureshya, uhagarara ukararama ukareba mu bushorishori bwabyo ukabona ntubiheza. Hari umusamariya mwiza witwa Yesu. Niwe wenyine wakumva, niwe wenyine wakuganye, niwe wenyine waganyira, niwe wenyine wabwira ibikugoye, niwe wenyine wabwira ibikuruhije, niwe wenyine watakambira. Imana idufashe kandi nitugire neza cyane. Nigeze mpura n'ibibazo bikomeye, kandi biza mbona ari ibibazo biturutse ahantu nakagombye kubonera ubutabazi, ariko biraza bingeraho bimbabariza umutima, ndetse bituma niheba. Ariko ahantu narindi mu nzu y'imbohe, natabawe n'umusamariya mwiza. Niwe wangezeho akajya mpumuriza abantu bari bantaye, inshuti zamvuyeho, abavandimwe nababuze, dore ko nta nabari bahari. Abo nibwiraga ko ari abavandimwe banjye nabo twari dusangiye kwizera, abo nabo bari bagiye bose. Inshuti zanjye nazibuze rwose, ibintu bikomeye. Ariko umusamariya mwiza yarahabaye. Imana itugire neza. Haleluya. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko tuganiriye kuri aka gapuwe nise agapuwe ka nyuma. Kabango nk'uko uyu mugabo yavaga i Yerusalemu agana i Yeriko, nawe uri mu rugendo rw'ubuzima. Imana yohereza umuntu kuguha amavuta. Amavuta asobanura umwuka wera watumye kugira ngo akuyobore kuri Kristo. Imana yohereza umwuka wera kukwemeza, kugufasha, kugukomeza, kukomora ibikomere, kukugenderera, kugira ngo wongere wumve usubiranye ubumuntu, usubiranye ubuzima. Umwuka wera Imana ijya imutuma, haleluya, akaza akagusura, akakugarurira ibyiringiro, ukumva usubiranye ubuzima bwuzuye, ukumva urongeye urahembutse, ukumva urongeye uguwe neza. Yesu yamusezeranyije abigishwa be ko azamuboherereza. Tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yohana, bwa Yesu nk'uko kwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 7 kugeza kuri 11. Hagira ati, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amategeko kuko umutware w'ab'isi acireho iteka. Imana idufashe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo umwuka wera Yesu ajya amwohereza kugira ngo aze aduhumurize, kugira ngo aze adukomeze.
Imana idufashe kandi Imana nitugirire neza cyane. Umwuka wera Imana iramwohereza akaza ku buzima bwacu, niwe uduha ibyiringiro, akongera akadukomeza mu rugendo, ukongera kumva urahembutse, ukongera kumva uraremye wari ugeze ahantu imbaraga zicitse. Mwene data nshuti, wowe unyumva kandi unteze amatwi, ndagira nkubwire ngo ukeneye umusamariya mwiza. Umusamariya mwiza ni Yesu. Yesu niwe ugufitiye impuhwe. Hari igihe umuntu aganyira umuntu cyangwa ugatakira abantu ukabona ntago bakumva, ntukivume cyangwa ngo ugire ngo abantu barakwanze. Rwose ibyo bibaho mu buzima. Hari n'igihe usanga bafite ibibazo biruta ibyo ufite. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu wenyine niwe wenyine wo kubwira, niwe wenyine wo gutakira, niwe wenyine wakumva, niwe wenyine ugufitiye impuhwe, niwe wenyine wagutegera amatwi, niwe wenyine wakurengera, niwe wenyine wagufasha, niwe wenyine wagutabara, niwe wenyine wagukomeza, niwe wenyine wagukura mu kaga urimo, niwe wenyine wakugirira neza. Haleluya! Wicika intege ngo abantu bakugiriye nabi, wicika intege mu rugendo rw'ubuzima guhera uvuka kugeza uyu munsi. Hari abantu usanga barahuye n'ibi byinshi kuruta ibyiza, ariko humura, hari Kristo ugufitiye imbabazi, hari Kristo wakugirira neza, hari Kristo waguha kongera guseka. Birashoboka ko mu rugendo rw'agakiza hari ibyakubereye ingorabahizi, hari ibyo waburiye muri bene so. Hari abantu usanga bafite ibikomere byo mu rusengero, ndetse rwose ugasanga banazirutswe kuzasubira mu nzu y'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo wikwigirira nabi, subira mu nzu y'Imana, usubira wegera Imana, agahinda kawe ugature Kristo, ibibazo byawe byereke Kristo. Igihe kizagera kugereho, igihe kizagera gutabare, kandi azohereza umwuka wera aho uri agukomeza kugira inama, ndetse azakoresha n'abantu utatekerezaga. Haleluya! Bazana amavuta, baze bakomore. Imana igufashe, izohereza abakurwaza mu buzima urimo, usindagire kuzageza igihe usubiranye imbaraga, ubuzima bukomeze. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu nsengeye mwene data na mushiki wanjye bumvise ijambo ryawe, kugira ngo ubahe gukomerera mu bihe barimo ntazi, ariko umwuka wera azi. Hari abafite ibikomere byabaye mu rugendo rw'ubuzima guhera bavuka kugeza uyu munsi wa none. Barakubiswe, barambuwe, baratesekaye, ndetse niyo bibutse amateka y'ibyababayeho bumva bakwiruka cyangwa bakavuza induru. Mwami Yesu niwe wenyine wabageraho, ukabatabara, ukabagirira neza, ukabamara igishyika, kandi ukabakiza kwiheba no guhagarika umutima bafite. Hari abandi bafite ibikomere mu rusengero, bakomerekejwe na bene wabo, bakomerekejwe na bene se, bakagombye kubafasha. Nk'uko aba Balewi n'aba batambyi birengagije uyu muntu wari wakubititse, bakigendera bakamureka, ariko uyu Musamariya akamugeraho akamwomora. Abo nabo nta wundi wabakiza usibye wowe. Ndabasabiye kugira ngo womore inguma bafite, ubakize ibikomere biri ku mitima yabo, ubagire neza, kandi ubohereza abarwaza bo kubarwaza mu gihe barimo. Mu izina rya Yesu, ikiganza cyiza cy'Imana kibane nabo, ubakomeze, be kwiheba, be gucika intege, bamenye yuko ari ko ubuzima bumeze, kandi ko bishoboka ko ejo, haleluya, bakongera gusubirana ubuzima, bakongera gukomera, bakongera gushinga intege. Uyu muntu bari bazi ko ibyo birangiye, abari bamuzahaje, ariko yongeye kubaho, yongeye kugira ubuzima, yongeye kugira imibereho. Imana ushimwe. Ndagushimiye rero ko ubyumvise. Komeza gufasha buri muntu wese wumvise iri jambo, kandi uwo rizageraho wese azakomezwe naryo. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.